isa n'umanuka gutya wenda ndaza shiraho imbunda ahangaha ubundi nta muntu ubukureba ukajya ugira utya uturutse hano ukagira utya ubundi ukarampa ngwino ukarampa ukaza abantu barayibona ukarampa ukaza urampa ugenda ku buryo nta muntu wagira ute umurebera hariya twa wihisha reka mbifurize gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye Imana ibahe umugisha mukomeze mugire Imana n'amafaranga ndi Clever Bemba ndaje rero kugira ngo mbahereze amakuru ari kuvugwa muri iki gitondo nubwo wenda twabashije gukererwa ariko byari ngombwa ko tumanza twabashakira amakuru yuzuye amakuru y'umwimerere amakuru atavangiye ndaje rero kugira ngo mbahereze report na risasi uko kwenye groupement ya Bashari Mokoto turaza turebere muri Minembwe uko byitwa hariya muri za Mikenke ubona ko ibintu bikomeje gukara ibintu bikomeje kuba nabi hanga rero ndaje kugira ngo mbibahereze mu buryo bwuzuye ariko bitarambuza kwinjira hariya muri Karehe kuko muri Karehe naho ibintu ntago byitwaye neza ibintu ntago byifashe neza ibintu bimeze nabi hose rero ndaza kugira ngo mbibabwire babahereze mu buryo burambuye ariko nanibuka ko muri Bashari nubundi naho nubwo bikomeje gukomera ariko hariya muri Bwito naho ibintu ntabwo byitwaye neza naho ndaza kugira ngo mbibabwire mara kwibabwira namwe ubwanyu mu byibonere muri aho ba mama mugiye uwo mwana se ko ari kure reka mbasuhuze yego mukomere cyane uraho nawe se yego uri gutinya kamera ari gutinya kamera se ubona ari sawa bumeze neza uno mwana se uwo mwana araho ndakibaza mugiye mu murima sawa mugira akazi keza rwose yego Imana ibahe umugisha kandi muhahe muronke abana ntibazabura icyo kurya yego urabibona wenda naringize amahirwe yo kugira ngo ababyeyi bantambukeho ntago nanirwa kubasuhuza kuko bahita banibaza ati uno muntu urahangaha muri izi nsina zahangaha yaje kwamara iki bivugitse ngo biba ngombwa ko umuntu ajya ahantu ubona wenda hari umuvandimwe uri muri Belgique yari kumwagwa ariko Bemba ngo ari ahantu ubu uri kujya nago ufite ubwoba ngewe ahantu nzi ko ari Intare za Sarambwe ahantu ho nzi ko Fande Makenga ahafite force ntago matinya ntago uzambona nagiye mu gice kirimo Wazalendo kuko bambagira ibisiga baranabivuze baramwe ati ngo Imana nitukugabiza ngo tuzakwereka inyasi ibyo bambwiye ngo Imana nikungabiza hari igizakungabiza wowe uzakungabiza ngewe itari yanakunyereka wowe mbabwiza ukuri ejo bundi nabonye yitwa Paul ari kunyandikira ari kumbwira ati ngo Mungu njoo chef na sisi tunajua kama Mungu njoo chef ariko ntabwo abaginga bakitonda wakati ngo Imana ngo yohereje ngo abasaruzi ngo nitwebwe mwaje gusarura Imana yababwiye ko yabuze uburyo bwo kwikuriramo ibibore n'abagomba gusarurwa bujya muntera ikintu cy'akantu ariko inyasi ntacyo uzantwara nongere mbikubwire reka nsuhuze inyasi ahari abo bari kumwe ba Safari Mitarako banyeganyega n'abandi reka wenda nyivuga hariya muri Bwito n'ubundi ndakomeza naho ndaza kubabwira ku mirwano irimo aho Intare za Sarambwe zongeye gufata abandi nanashimira umwe mu ba cadre politique ba M23 hari ijambo yavuze kuri Masunzu ararivuga rwose ararivuga nagaragaza uburyo Masunzu yakagombye kwitonda yakagombye kwitonda ariko kuba yafashwe ko ashobora nkuko bari kubivuga ko agomba kubakunda niamo bakamumanika ni byinshi byo turi buze kuvugaho reka ntangire amakuru mumbabarire wenda nshobora kuvuga ano makuru ariko na hano ndibona umutumba mwiza nkawicaraho
nshobora kuyavuga mu buryo bugiye butandukanye, kuko hari n'amakuru menshi nagiye mbona aturuka muri Karehe ambwira ko abandi barwanyi benshi bo muri za Wazalendo n'ubundi bakomeje kwiripotinga bari kuza muri M23, ariko ibyo ngiye guheraho n'ubundi ni imirwano ahantu hagiye hatandukanyeho iri kubera. Ako se ndicara hehera, ndicara he rwose, hari ahantu ndikabona hari ahantu hari umutumba mwiza, nubwo kagende mpicare nduhuke nkuko, kugira ngo mbone uburyo nyababwira neza namaje gutuza. Ariko reka nsuhuze abantu bose aho baherereye, abari mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ahangaha rwose, ahangaha ndabona, ariko ino voka nayo ndabona imeze neza. Reka rero n'ubundi nyavimuzi nyababwire uburyo byitwaye muri Bashari Mokoto. Imirwano irakomeje, murabizi ko nababwiye ko hari force zamaze kudeprowinga zavuye muri Wazalendo ziva muri FDLR, bazideprowinga muri cya gice cya Zahembe, bazideprowinga mu gice cya harimo Zahembe n'ibindi bice bya Fiyazara za Nyange. Bapangiye operasiyo ko bagomba kujya bajya muri operasiyo zo kwica abaturage, kurasa abaturage no guhungabanya umutekano w'abaturage, kugira ngo M23 ahiri ibura amahoro n'umutekano. Izo operasiyo s'il vous plaît zarateguwe, n'ubu ngubu banarimo. Ku makuru mfite nuko harimo aba FDL 60 baje muri kiriya gice, n'abanyatura batoranyijwe nabo 60, ngo ari abantu 120. Muri 120 habari baje 10 na bangahe bararaswa, bagenda bajya kubasimbuza abandi bavuye za Shibu. Muri abo bavuye za Shibu hari abo Inyasi yohereje, abo Nyeganyega yohereje bavuye muri IPS, na wari IPS rene bari ANCDH iyobowe na Jean Marie Bonane. Abo baraje n'ubundi, abo ngabo ni bandera, sigaye ntinya ariko ndabona bariya ntacyo batwaye, ndabona nabo bagenda bavuye. Mukomere cyane, yego ubona ko bamaze kubipanga, baragenda baraplanifia, bamaze kubiplanifia, bavuga ko bagomba guhungabanya umutekano. Ariko 17 ejo bundi bakozwemo. Ni ukuvuga ngo noneho muri kino gitondo ku itariki 5, no munsi ni itariki 5 je crois, hari M23 yongeye gutega ambushi ifata babiri, yafashemo babiri ahantu uvuye Zahembe, hariya hafi yo muri Ruhanga, kuko nabo bari bahaje. Abantu bakomoka muri Ruhanga kwabaje Colonel Mudahunga, ngo abadahunga ndabashuhuje cyane namwe. Aho ngaho rero intare za Sarambwe na Local Defense no bari gukoramo ama operation, ariko bafashe babiri babafashe mateko. Uri kumva uko ari amahirwe navuga ku baturage batuye hariya, ndetse no ku ntare za Sarambwe zikomeje kubyinjiramo neza muri teritware ya Karehe. Muri teritware ya Karehe naho ibintu ntabwo byitwaye neza, uri kwerekera ahantu bita za Kadasomwa, kuko Wazalendo n'ubundi bavuye muri Parike Nationale ya Kahuzi-Biega, ahantu bita mu Rutare, baza kugaba ahantu bita za Sanje niho baje kugaba igitero. Ariko niho baza guhura na ambiscade ya M23 rakocogurana. Abarwanyi 6 bo muri Wazalendo baza kuhasiga ubuzima. Umwe mu baturage bari bameze nk'abagide bari kumwe n'intare za Sarambwe, nawe aza kuhagwa. Donc sinzi, wenda ashobora kuba ari umumambre cyangwa ashobora kuba ari umukamarade. Imana imwakire mu bayo. Amakuru yo mfite, hari agasisiro kitwa Kigoma, bari baje gutwika amazu, hari harimo nabo mu bwoko bw'abatembo, baje gutwika amazu nabo bagitwika inzu ya mbere. Kumbe aho ngaho hariyo intare za Sarambwe zaharaye,
ewana zihita zibavisha imyuna. uri kumva yuko no muri teritwari ya Karehe naho ibintu bitari bimeze neza, ariko intare za Sarambwe ko ziri kubikora mu buryo navuga bwuzuye kandi uburyo bushimishije. Mwenga intare za Sarambwe zikomeje kwa divansinga. Reka amahereze wenda andi makuru. Hari amakuru abantu batari basobanukiwe, amakuru batari banazi. Ubu ngubu operasiyo zamaze gutangira kuri M23, kuko Gisegeti Kirombo yakomeje kwinangira, akomeza gushira ibiti mu matwi. Nanjye ngo akomeza gushira ibitwi mu biti akomeza gushira amatwi mw'ibiti. Ntabwo yumvisha, ariko igihe cyamaze kugera kugira ngo yumve. Hari umwe mu cadre politique bari muri Alliance Fleuve Congo, wenda nagerageje kubishyira mu ncamake kuko yakoreshaga igifaransa, nabishyize mu ncamake ikambibabwire. Ngibi rwose murabizi ko ntegura, ngibi mba nabiteguye. Anavuga ku bijyanye na General Masunzu, anagaragaza uburyo abo buvuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi ndetse n'abavuga ururimi rw'igiswahili bo muri Est n'abakatange, uburyo bakomeje kwibasirwa. Reka wenda manze navuga aka kantu ko namaze kwandika, ko namaze gukusanya nakuye mu magambo yagiye avuga. Nanze gukoresha igifaransa kubera YouTube channel hari uburyo igenda iduhana, ugasanga ngo mwavuze ibi nibi, ugasanga baraduhani. Mubyumve neza, General Masunzu nawe yamaze gufatwa. Uyu ni wabivuze. Masunzu yishe abavandimwe be b'Abanyamurenge. Masunzu yishe abavandimwe be b'Abanyamurenge. Yarabombarze, donc yakoze bombardement iminembwe, yica bene wabo, aragenda arabarimbura. Masunzu yakoreye amadayimoni, nawe ni dayimoni. None dayimoni zimweretse ko ari dayimoni. Donc Masunzu yakoreye dayimoni, nawe ni dayimoni. None dayimoni zimweretse ko ari dayimoni. Ubu ngubu Masunzu ari muri prison ya Ndoro, yamaze kwinjizwa muri prison ya Ndoro, aho arindiye kugira ngo ajye gukatwa igitwe, kumukata kicwa, kugira ngo azavemo sakute. Birahenze. Masunzu asanze muri prison ya Ndoro abandi ba generali 35 barimo. Hari abandi ba generali bari Yangenga, abandi ba generali bari muri prison ya Makara, abandi ba generali bari muri Demiape, abandi ba generali batazi ngo irengero ryabo nihe, abandi bafungishijwe amaso ijisho, bashobora kuba ari aba officier superieur n'abagenero barenga 150. Muri prison ya Ndoro rero harimo uno muvandimwe, niko yabivugaga, ngo harimo abahutu bo muri Katanga, Lehutu de Katange de Katanga. Kumva ko harimo abantu benshi, ndetse n'abatutsi, Abanyamurenge n'abo muri teritwari ya Masisi na Rucuro no muri Sud Kivu. Karehe yari irimo abatutsi, ariko abo bose nibo bafunzwe. Hano no muvandimwe arakomeza avuga abo bose baregwa ubugambanyi, bavuga ko baregwa ubugambanyi, nibo bahari baregwa ubugambanyi. Hano bagakomeza bati abiganje muri ariya maprizo harimo abakatange, abahema, Abanyamurenge n'abatutsi. Bari kwicwa, abantu bakavuga ko ari abafatanyabikorwa ba M23. Urabyumva?
ngo ni abafatanyabikorwa ba mama 23 harimo abatutsi, abakatange, abahema n'abandi b'abaswahilofone. Donc abiganjemo cyane harimo abatutsi, abakatange n'abahema n'abanyamurenge. Noneho n'abandi bose bavuga ururimi rw'igiswahili, batitengura umuhunde, batitengura umutembo, batitaye nguru umushi, batitaye nguru umunyanga, batitaye nguru mundandi, margera wenda abandandi babaza mu yindi kategori, ariko nabo barafatwa. Batitaye nguru umurega, batitaye nguru umuvira, batitaye nguru umulendu, batitaye nguru iki, bose bakagenda bakajyanwa muri prison ariyo yuzuje prison ya Ndolo. Yaba muri Ituri, muri Beni, muri Rubero, Minembwe, Katanga n'ahandi, FRDC irabashyiraho ko bari gukorana na mama 23. Uno muvandimwe bakomeza bando ino ntambara batangije mama 23 Alliance Fleuve Congo niyo kuvana mu kaga abakongomani bose gisegeti, kuko ntashobora kubakura mu kaga yabashyizemo. Ibyo akora ni ukwiba no gusahura igihugu gusa, we n'ihuriro rye bari kumwe rya FRDC, FDL ndetse n'umuryango we n'ishyaka rye rya politike IDPS. Ngo bose n'abajura. Hano yakomeje anashimira Wazalendo bakomeje kujya muri mama 23 Alliance Fleuve Congo twirwaneho MRDP ARC ku bwinshi, bari kuza ku bwinshi, kandi aganashishikariza n'abandi kujya muri Alliance Fleuve Congo ARC, donc Alliance Fleuve Congo, Armée Révolutionnaire Congolaise, Mouvement du 23 Mars et Police Révolutionnaire Congolaise, ndetse na Local Defense Révolutionnaire Congolaise, RRC, Local LRC, Local Defense Révolutionnaire Congolaise. Iyo ni Local Defense ya mama 23. Abandi nabo bakaza muri Alliance Fleuve Congo. Anashimira cyane bari Wazalendo bakomeje kuza ku bwinshi, bari kuza muri Alliance Fleuve Congo. Kananye mbashimire n'abandi ariko ndahamya nashidikanya yuko bazagira uti bazaza atakuyaka. Muri territoire rero n'ubundi ya Rucuro naho ibintu bikomeje kuba bibi muri ariya magurupema yose ari hariya. Muri ariya magurupema yose ubona ko barakanyoni keza we afite umurizo n'abakita ngwiki. Muri ariya magurupema yose nibyo General Dominique Ndaruhutse yashakaga kugira ngo yigarurire ibice bigiye bitandukanye, ariko ntabwo byamuhiriye, kuko kugeza hari operation mama 23 iri gukora hariya, operation yise operation Zero Wazalendo, operation Zero FDL, operation Zero coalition ya FRDC. Iriya operation inari gukorwa muriya, ubona yuko ari operation n'ubundi navuga ikaze, ahantu hari izuba, operation ikaze. Anaribyo n'ubundi wabonye ko ejo twanabivuzeho, ariko ngwino njye muri no communication mwa ndi muri no communication, nubwo wenda nta bantu baheruka urayinkurikira kuko ndi kubona ino communication manza yari yaracukuwe n'abarundi, donc urareba kugira ngo mbyereke n'abantu muri zino communication, uragenda ukayinjira isa n'umanuka gutya, wenda ndaza shyiraho imbunda ahangaha, ubundi nta muntu ubukureba, ukajya ugira utya, uturutse hano ukagira utya, ubundi ukarampa ngwino ukarampa, ukaza
abantu barayibona, ukarampa ukaza urampa ugenda ku buryo nta muntu wagira ute umurebera hariya wihishe. Abantu bazi ino niyo bita tranche communication, abantu bari kuzibona. Ino niyo bita communication. Wenda n'ubundi wenda nkomeze nivugira nibera hano muri communication, nuko wenda hano hari defense, ariko defense ntabwo igihari. Dominique ndaruhutse rero. Dominique ndaruhutse yakomeje kwigamba no gushaka kugaba ibitero, ariko nawe akomeje gukubitirwa muri kiriya gice, kuko abarwanyi be n'ubundi bakomeje kwiripotinga, yaba hariya za Nyanzare no mu bindi bice n'ubundi bigiye bikomakomeye. Ariko hariya Gatsiro uvuye hano bita Kiyeye, mu gitondo habyutse havugira isasu, kuko nababwiye hariya za Hembe amasasu yararimo n'umunsi w'ejo yararimo. Bivugitse ko n'ubundi imirwano n'ubundi ntaho yari yagera, imirwano n'ubundi iracyakomeje. Aha hantu harimo n'amarembo ndakakwambura, harimo n'amarembo ubona yuko reka ndeke gukomeza amana. Ubona yuko n'ubundi ibintu bikomeje kumubera bibi, ibintu bikomeje gusa naho biri kumusabota, ibintu bikomeje kumubera akaga akandare. Muri teritwari ya Warikare hari amakuru aramaze kumbwira ibiri kubera hariya muri za Rusamambo, bambwira yuko hari abarwanyi bo muri Mayimayi yo kwa Mayani, nabo muri abayobowe n'uwitwa Bigabo, nabo intare za Sarambwe zabashije gukubita inshuro zo zabashije gufata amatekwa. Ni ukuvuga ngo imirwano iracyakomeje, ariko ikintu cyo nabwira wenda n'abakunzi b'intare official, nuko intare za Sarambwe ntabwo ari uvuga ngo ni ukuzivugira cyangwa ndi umuvugizi wazo, zikomeje kubyitwaramo neza. Impamvu bibabwira, mujye mureba ahantu hake ho zatangiriye mu ntambwe muri 1 cm, ubu ngubu zikaba zifite igice kingana kuriya, ni ikigaragaza intsinzi kuri bo, ubona yuko doke ziri kubyitwaramo neza, ko ziri kubigendamo neza rwose mu buryo navuga bushimishije. N'abandi nabo bishimiye intsinzi yabo, banishimiye uburyo M23 ikomeje kubigendamo neza. Bakunze rero b'intare official, bakaryoshye ntabwo gahora ku munwa. Reka nkomeze, murabona ko ahangaha nibereye muri ya misozi y'iwacu Imasisi, muri za nsina z'iwacu, ahantu rwose ubona yuko ahangaha nibereye mu rutoki. Ntabwo nza kugaragaza ngo niye wenda hari abantu baza kuhabona, ariko nshakana nahababwira kuko harinzwe n'intare za Sarambwe. Hano ni hahandi bita za Kimoka, hafi ya za Ruhonga. N'ubundi ubona ko bari barakozemo za communication ndi kubereka, zari zaragiye zikorwa n'abarundi, zikorwa na FARDC. ubu ngubu ntabwo intare za Sarambwe zigeze zivuga bati ngo natwe ngo tugiye hariya, kuko ntawe bazaba bari guhangana nawe, nta n'uwo bazaba bari kurwana nawe, kuko igice cyose nibo bakifitiye. Wenda nibijya bicobokera agira n'ahandi hari ibimenyetso, kuko ahangaha birigaragaza. Hari nk'aya hirya ndabona n'abaturage batangiye kujya bazisiba, baza mu mirima yabo bagahinga, ubundi bagasiba ayo ma communication n'ubundi yari yaragiye ashyirwamo na za Wazalendo na FDLR na ba FARDC nabo barundi. Ariko icyo nababwira cyo nuko ibice 23 irimo birinzwe, kandi birinzwe neza, birinzwe neza, umutekano ni wose. Ahangaha nakagombye kuhaba, wenda nkazana bakaba bampereza n'abantu bo kuncungira umutekano n'ibiki, ariko njyewe ndahari na cameraman, nta bandi bantu, kuko kari agasozi tunga kuri kari agasozi kariho defense, na kariya kahari nako kariho defense. Hari akandi akangaka reba, ako se barakabona, akangaka izino nzira zirakingiriza. Muni imbere harimo ubundi busozi nabwo burimo defense. Urukumva rero ko hano nta n'icyo njyewe mba nikanga. Ariko hari umuvandimwe umwe
uri muri Belgique yambwiraga ati ngo wagiye ngwambara ibintu by'amantibare ngo nkambara ngo ibintu by'amakasike biriya biriya birinda gupfa. Iyo umunsi wawe wageze uruzakwica ruba rwarundi. Imana igiye kukuremera ikakubwira ati nkuremye uno munsi runaka uzicwa n'iki, uzapfira niba ari malariya, niba ari sida, niba ari igituntu, niba ari diyare, ntabwo urenga kuri cya kindi cyawe. Niba ari isasu, niba ari agisida, urwakwandikiwe ni rwa rundi. Ntabwo antibare rero ikuraho kudapfa. Wenda hari icyo ifasha, wenda umunsi wawe utari wagera, uretse ko buri muntu apfira ku munsi we. Bakunzi b'Intare Official rero reka mbashimire, mukore subscribe, mukore share, ibiganiro byacu bitambuke bigere n'ahandi. Imana ikomeze ibagire neza. Dutere inkunga rero ku Intare Official 0789825830. Mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Imana ibahe umugisha.